ndakwifuriza ijoro ryiza, ndakwifuriza umugoroba mwiza, ndakwifuriza ibihe byiza bitewe naho uri kuturebera muri aya masaha. Tugarutse muri studio ni Connect Media TV, aho tubagezaho amakuru menshi bakomeye kugenda yihuta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wa none n'umunsi wa kabiri usatira umunsi wa gatatu w'icyumweru, aho tugarutse muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru menshi barimo kuvugwa muri aya masaha. Nagwa ikaze ndwa amasaha Joe kubw'Imana muri aya makuru yacu. Icyo usabwa ni subscribe, ugasharinga ibiganiro tugenda tukugezaho, ndetse ukaduha n'ibitekerezo muri izi nkuru zose tugenda tukugezaho. Tukubutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Mu kiganiro cyabanje twabasobanuriye byinshi birimo uburyo umujyi wa Goma byifashe, ndetse n'uburyo umutekano wakajijwe impande n'impande kugira ngo abaturage bakomeye kugenda bagirira icyizere AF23 mu bice yagiye yigarurira. Ibyose turaza kubigarukaho mu kanya gato. Twirwaneho, abayobozi biriho rya Twirwaneho bayobowe na Dr. Fred Kaniki ndetse na Vice Guverineri wa Kivu y'Epfo Gadi Mukiza, Lawrence Kanyuka n'abandi bayobozi batandukanye bakubutse Kamanyora ubwo bagiye kwakira abanyamurenge bahunze umujyi wa Uvira, dore ko n'abandi batangiye kwitwa. Ese baraza kwerekeza he mu masaha imbere? Byose turabigaruka mu kanya gato. Urubyiruko rwinshi cyane rwinje muri AF23 ahazwi nka Nzuro kuri uyu munsi wa none n'uwa kabiri w'icyumweru muri amasaha y'umugoroba. Tubagejejeho cyangwa se turimo kubagezaho aya makuru. Abacancuro benshi barangije gusesekara umujyi wa Uvira bitwaje ibikoresho, ndetse nibo barimo kugenzura icyambu cya Tanganyika cyangwa se n'ikiyaga cya Tanganyika. Umutekano wakajijwe mu mpande zose. Abasirikare b'u Burundi bafashe Rutema umuhanda ndetse n'ibikoresho byinshi berekeje Karehe nako Karemi umbabarire na Baraka. Kukiberekejeyo n'ibihumbi. Urugamba rwahinduye isura. Mukore subscribe, umusharinga ibiganiro tugenda tubagezaho amakuru yacu abayihuta muri amasaha asatira ijoro aho muri hirya no hino. Twabaye ikaze kuri Connect Media TV. Uko nayimaze kubigarukaho, reka twinjire muri amakuru yacu agezweho muri aya masaha. Nakubwira ko abayobozi b'ihuriro rya Twirwaneho n'abayobozi batandukanye ba AF23 barimo Dr. Fred Kaniki, Vice Guverineri wa Kivu y'Epfo Gadi Mukiza, Lawrence Kanyuka n'umuvugizi w'ihuriro rya M23 Honorable Moise Nyarugabo abasasekaye Kamanyora, aho kuri uyu munsi wa none bagerageje kuganiriza abanyamurenge bari mu bihe bikomeye cyane bahunze umujyi wa Uvira n'ingengero za Uvira, kuko bwicanye batangiye gukorerwa rwaye butangiye gufata indi ntera. Ni nyuma y'aho ihuriro rya AF23 rifashe iya mbere rikarekura uyu mujyi wa Uvira ugasubiramo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe yose bafatanyije. Abanyamurenge bavuga ko bakorewe iyicarubozo, ndetse n'abana babo abenshi bababuze, ndetse nabo bashakanye ntibazi irengero ryabo, nkuko abaganiriye n'itangazamakuru babigarutseho. Dr. Fred Kaniki yavuze ko barazokora iyo bwabaga bagasubira mu mujyi wa Uvira vuba cyane, mu gihe amahanga yabakomeye kugenda areberera ibirimo kubera hara mu mujyi wa Uvira. Abenshi baribaza, ese Twirwaneho na AF23 barerekeza mu mujyi wa Uvira gutabara abanyamurenge bari muri abice bitewe n'ubwicanyi burimo gukorerwayo, dore ko na Lawrence Kanyuka muvugizi wa M23 ndetse na Colonel Nanga n'umuhuza bikorwa ari kumwe na Bertrand Bisimwa nabo babigarutse, dore ko bari kubarizwa muri Kivu y'Epfo kugira ngo babashe gutabara abaturage bari mu kaga. Ni nyuma yaho ihuriro na Twirwaneho bashyizwe gitutu n'amahanga bakarekura uriya mujyi wa Uvira. Ubusahuzi, ubwambuzi ndetse no kwangiza ibikorwa remezo by'abanyamurenge nibyo birimo gukorwa hariya mu mujyi wa Uvira.
tukiri muri rwa mujyi wa Uvira twakubwira ko abacanshuro benshi cyane barangije kumanuka basesekaye muri rwa mujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi zirambuka amakumanywa y'ihangu cyangwa se bose babireba, ndetse n'izindi ngabo nyinshi cyane harimo FDLR barangije gusesekara muri rwa mujyi wa Uvira. Leta ya Kongo yigambye ko umujyi wa Uvira aribo bawisubije aho kugira ngo bemeze neza ko M23 yawuvuyemo, ndetse n'igitutu cy'amahanga rwose na acyo leta ya Kongo irimo kugaruka ivuga ko wenda M23 rero mpamvu yavuyemo. Nabonye uzwi nka Pasteur Mbayahaga wahari u Burundi nawe yongeye kugaruka nyuma yaho umujyi wa Uvira wongeye kwigarurirwa na leta ya Kongo, nabo bafatanyije. Mbayahaga muramuzi cyane ari Burundi, mu kiganiro yahaye itangazamakuru cyangwa chaîne imwe ya YouTube yitwa African TV. Uyu Mbayahaga amaze kuvuga ko ngo n'ibindi bice M23 yigaruriye baraza kubivamo vuba na bwangu, ko nk'amahanga yabahagurukiye. nk'uko Mbayahaga usanzwe agaragariza urwango rukomeye cyane yanga M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, nawe akaba amaze kubigarukaho. na makuru bayihuta cyane. Murumva rero ko abacancuro benshi barangiye gusesekara umujyi wa Uvira, barasatira nkengero za Uvira n'ibindi bice bitandukanye. Mu makuru hari M23 iri mu birometero bitarenze 15 uvuye mu mujyi wa Uvira n'umujyi wa Ruvunge, cyangwa se ni mu gace ka Ruvunge ndetse na Sange, mu gihe kugeza ubu nta muyobozi n'umwe wa M23 yatwirwaneho uremeza neza aho M23 yabiherereye. Ese yabiri mu birometero 78 nk'uko babisabwe n'abahuza muri ibiganiro, cyangwa se baba bari mu nkengero za Uvira, uko byakomeje kugenda bigaruka. Dukubutse mu mujyi wa Goma, twagiye kureba uko abaturage bakomeye kugenda bakomeza imirimo yabo n'iterambere komeza kugenda ribageraho. Mu bo twabashe kuganira batubwiye ko ntabwo babafite namba, ni mu gihe abenshi rwose bazi ko Uvira ishobora kuvamo Goma nayo bakabasha kwisubiza mu maboko y'ingabo za Kongo n'imitwe yose bafatanyije, ndetse n'umujyi wa Bukavu. Nk'uko twabigarutse mu kiganiro cyabanje, turi kumwe n'umunyamakuru wacu Baraka Pascal ukorera hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twasesenguye ingingo ku yindi, ndetse tubasha no kubabwira ko kuva mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu rwose bigoranye cyane, ari nko kurota ku manywa y'ihangu. Nk'uko twakomeye kugenda tubigarukaho, murumva ko ibintu ntago byoroshye. Guverinoma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ko yatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo gusubiza buhoro buhoro abayobozi bari mu butegetsi mbere yuko bamburwa umujyi wa Uvira. Muri Uvira abayobozi batandukanye ngo batangiye gushyirwaho inzego z'ubutabera, inzego z'umutekano, ndetse bakaba bavuze ko uyu mutwe wa AF23 ndetse na Twirwaneho ngo badateze rwose kugaruka mu mujyi wa Uvira. Nk'uko itangazo bashyize hanze mu masaha ashize, leta ya Kongo yabigarutseho ivuga ko iraza gukora iyo bwabaga rwose ikarinda abaturage. nk'uko nari maze kubikubwira, bakaba barangije no kwigamba rwose ko aribo bigaruriye uyu mujyi wa Uvira, ndetse M23 ngo yawuvuyemo yirukanka cyane bitewe ngo n'uburyo ingabo za AF23 uko bakomeye kugenda babigaruka ngo zifashwa n'u Rwanda, byabinyoma byabo zikomeye kugenda rwose ngo zikwira imishwaro. Murumva ko leta ya Kongo cyangwa se leta iharanira demokarasi ya Kongo rwose ibyabo ntago byoroshye na gato. Ni mu gihe nk'uko nabigarutse abayobozi ba AF23 bavuze ko nta kintu gihindutse na gato, ubwicanye nibukomeza hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira baraza gutabara abaturage. Andi makuru yihuta cyane yose turakomeza kugenda tuyagarukaho mu masaha ari imbere. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakomeza kugenda utwereka ko udukunda kandi udushyira ku mutima cyangwa se uduhoza ku mutima, rwose ukagenda usharinga ibiganiro ukabihana bagenzi bawe kuri Connect Media TV. Ntacyo muzatuburana nimukomeza gutwereka ko mudukunda, natwe tuzakomeza kugenda tubabera inkora mutima. Mukomeza mutsinde, bari ku manywa mugira amanywa meza, bari mu ijoro mugira ijoro ryiza. Mwe muri moko muri aya makuru turaza gusubira mu masaha ari imbere.